Narya ngo mbaje ni umuceri. Nukuri mu mbabarire. Mubere numvaga ndazarya ngo mbaje ni umuceri. Mbabwiye ko twavuze turi abana 9. Twaryaga icyiciro cya batatu, ikindi cya batatu, n'ikindi cy'utwana dutoya baba baguze ngiyo bakure, tukarya kuramo gatatu umuceri ukabura shize ugasigara ugukomndeke hafi ya kurya n'urwara. Mana yaziko ko nzarya mbago urutoboka ukomba mu myanya ukareba ukajya misano ukayiryoza. Nibyo wamaze buriya nshuti z'Imana mbifurije guhaga mu izina rya Yesu. Mbifurije guhaga yemye bagabo, mbifurije guhaza imiryango yanyu yemye badamu, mbifurije korera abana bagasigaza. Mumbe parira Mwami Mana yacu, turagushimiye izina ryawe ryubahwe. Ineza yawe n'imbabazi zawe nibyo bitubeshejeho kugira uyu munsi, kugera kwa aya masaha. Ari benshi bavuye mu mubiri ariko twebwe turahari, turi bazima. Mana turagushimiye, izina ryawe nirihabwe cyubahiro. Bande baryamye mu bitaro ntabwo bakiciyegura, kagasama cye bakundaga, kakanyama bakundaga, yamvange bakundaga, cyo mose byabananiye kubirya, ariko twebwe twashoboye kurya no kunywa. Mana turagushimiye, izina ryawe nirishimwe. Yano mashina yawe reka tuyaguhereze, kuko iyo mpamvu izina ryawe nirishimwe. Ijambo uzababyaye nezawe reka baziguhe, izina ryawe ryubahwe. Ibyevugo by'abo bagabo n'ibyawe reka babiguhe, izina ryawe nirishirwa hejuru. Ngaho abana natwe data wa twese mwiza, tugiye kubumbura akanwa tuvuga, uvugira muri twe, tube mukoro urangura uvugira muri twe, kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Ngaho dufashe muri byose ni mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Mwicare. Imana yawe umugisha cyane. Reka turebe ijambo ry'Imana tugiye gusanga no mu gitabo cy'ubutumwa bwiza na Matayo 15. Giye mu cyasha kugira ngo mbarangire umurongo tugendane, nsome tugendana. Agira ngo nongeye mbibutsa amazina yanjye, nitwa Rabani Bizimungu, ngaba ndi umushumba muri Zion Temple. Haleluya. Mfite abana benshi, madamu n'abana benshi, vuga ngo benshi kandi barakiyongera rero buriya. Tuvugane ngo amen. Mama yatubyaye turi abana ba 9, ndo wa gatatu. Nanjye nzagera ku 9 cyangwa ndenzeho. Muranyemereye? Tuvugane ngo amen. Twongere ngo amen. Ndashima cyane abayobozi ba hano, umushumba wa hano mukuru n'abandi bashumba bavutekanije na komite ya hano, kuduha umwanya mwiza wo kongera kuvuga Yesu. Vuga ngo Yesu. Mwibi bihe turi mu bihe bitoroshye, abantu basubira inyuma, abantu batakaje ibyiringiro, ariko twebwe turakomeje. Gira munyuze ngo twebwe turakomeje. Turi mu mesi abahanuzi bari kugwa ndambamvu, turi mu mesi abapasitore bari kugwa ndambamvu, turi mu gihe abanyamasengesho bari kugamburura, dongo turi mu gihe ibintu byacanze abantu. Haleluya. Twebwe turi hano ku musozi w'Irama cyangwa se ku musozi w'ibyiringiro. Ne tujya tugera mu rugo, tujye tujya mu cyumba tubwire Imana ngo Mana warakoze ko dusigariza rino riba. Haleluya. Warakoze ko dusigariza rino riba, twaza kuri vomaho, twaza kurinywaho.
kanza mu mucuranze yera sente ujye ushyiramo akazi gato gato biba byiza. Tuvugane ngo amen. Kongera ngo amen. Angaba navuga ngo rende witeka byo kongera kuba imbere giterane kingana gutya, ndavuga ibyanje, ndavuga ibya papa, ndavuga ibya mama, ndavuga ibyawe wowe uri hano, hoko ndi kuvuga ibya Yesu Kristo. Mumombe ari cyubero yarakoze. Bane shemwe cyane bana b'Imana, oyo ni Yesu bikora ndawonde. Iyaza koreba kugihagararo ndagihagararo mfite. Amena. Iyaza koreba kubiro ntabwo ndapima ibirishana ngibyo wowe upima. Yana ngo ni sakiro reka bituma tomu uyu mwanya. Iyaza koreba ku mashuri, haleluya, neza 6 yonyine perimeri. Intambara ziraza zicenda na kane turahunga, nyuma gato ndagerageza ngo niki izabacengeze zitezamo. Ingenga bitekerezo iba nyinshi, tuvuga tutise tuziga bitumarira iki? Ko ndazaba gitifu, ko ndazaba burugumesitiri, ndiga ngo bigende gute? Tukujyana na ocha mbitama guhiga rero. Ndabango nzabaho ndo muhigi. Ariko muri konyumva. Tuvugane ngo amena. Kongere ngo amena. Mbaho ngaho abakobwa barambona, mbaho ngaho ibyaha birambona. Haleluya. Dongo turaparika izicenda na 7 n'umunane twirirwa twiruka kwikoza ku musozi, cikoza ku wiruka gurukuruka ngimbwa yasaze. Tugiye kubona tubona nabyo biracururutse, tubona ibyiringiro biragarutse. Haleluya. Inyuma yo gatoya duhura na Yesu atugirira icyizere, icyisi taduhaye Yesu arakiduha. Haleluya. Icyabantu bataduhaye Yesu arakiduha. Mbaho ngaho ndasenga ndakizwa. Yesu arabiyete mwana wanjye humura nzagukoresha. Aiwe haleluya. Uzaba ministry. Nje nanze kwiga ngo ndana noza ndana harya abanyumba 10 ba responsable nabandi harya n'abakonseye, harya nzaba konseye mbimaze ikibundi po. Ariko Yesu andoranje bati wowe uri ministry. Uyu munsi ndi ministry mu bwambe bw'Imana. Tuvugane ngo amen. Uyu munsi ndi ministry, uyu munsi ndi ambasaderi mbagarariye Imana mece gihugu cya hano. Mane shimwe cyane. Abantu baba ambasaderi ntabwo batungwa n'ibyahano, batungwa n'ibyaho n'ibyo gihugu bahagarariye. Hari umwe hano ngo yabonye kado ngazashe ni gutyo, ni gutyo abambasaderi ni gutyo tubayeho. Tuvugane ngo amen. Twe dutunzwe na manu. Haleluya. Dutunzwe n'iki yemwe? Dutunzwe na mano. Imana kabere kabigena kabango rabane okwereye kurya umuceri, okwereye kurya kawunga. Buriya mu bintu numvaga ndazarya ngo mbaje ni umuceri. Nukuri mu mbabarire. Mu bintu numvaga ndazarya ngo mbaje ni umuceri. Mbabwiye ko twavuze turi abana 9, twaryagiye icyiciro cya 3, ikindi cya 3 n'ikindi cy'utwana dutoya baba baguze ngiyo bakure, tukarya kuramo 3 umuceri ukabura shize ugasigara ugukomye hafi ya kurya n'urwara. Mana yaziko ko nzarya mbago urutobaka ukomba mu myanya ukareba ukajya misana ukayiryoza. Nibyo wamaze. Buriya nshuti z'Imana mbifurije guhaga mu izina rya Yesu. Mbifurije guhaga, mbifurije guhaga yemye bagabo, mbifurije guhaza imiryango yanyu yemye badamu, mbifurije korera abana bagasigaza. Mumbe parira Imana yarakoze uwo mucyare. Ayi wowe haleluya.
nariyo umuceri ndawuhaga abana b'Imana. Turya umuceri ariko hari abatararya umuceri. Turya ibirayi ariko mwari musi ko hari n'abantu batarahaga ibirayi. Kandi dukoze ibarura hano wasanga 5 bya 6 byari ibirayi. Uri ibirayi nubwo byahenda gute ufata agakapu kikaba kimwe n'inusu ariko ukabirya. Tuvugane ngo amen. Haleluya. Kwifurije kurya ibirayi ukabihaga. Iyo kijya guhaha ikiro kimwe n'igice bebere negeje ntabwo burarya ibirayi. Kuko ngaho akabihaje utangira gukombe ndoki ngala tuvuze hano. Ariko ibirayi bifite uburyo 8 bwo kuberja. Iyo ataragiramo ubwo buryo 8 bwo kuberja ntabwo burarya ibirayi ngo bihage. Ariko muri hano tuvugane ngo amen. Uburyo bungahemwe bogera mu 8 none n'iki gihe cy'iterambere none hari no wenda haduka n'ubundi buryo bwinshi kumva ngo ni ibiraha. Ibiraha rero kuba mama rwose cyane batwite ararya kabayorya n'imbegeti muri ndacyo bitwaye arugira ngo zabihage neza. Ushaka ubuto ushake betongoro ushaka gongo kazi kubikora neza ugenda uterura cyoroshana hariya ushere wawe bahati bacucume bashyire uzarya usagure. Nabere ko cyo ndabyibira ubundi. Haleluya haleluya. Ebere afite uburyo bwese bwo kubirya utararya furete ngo isigaze hariya ntabwo urarya ibirayi. Bifurije kurya mu izina rya Yesu. Murarya ariko hari abatarahaga. Mumbabarire. Haleluya. Ndi gusoza mbifuriza kurya ngo muhage. Tuvugana ngo amena. Mane twegerere kaducongoza uburyo mwete. Shamba ry'Imana njya nkunda kwisomera ariko nsaba umuntu uzi gusoma neza amfashe. Tujye hande muri Luka 15 asomere murongo waho gwa 29 angerese 32. Uzi gusoma neza bamaya mikrofone ase tugendane asomere Matayo 15 29. Matayo 15:29 ndagira usomera. Ni mutinda ndabyikore bone njya mbikunda kwisomera ariko nifusha ko wagira dusangira. Urakoze cyane. Matayo 15:29 haratubwiye ngo Yesu avayo ajya ku nyanja ya Galileya azamuka umusozi aricara avuga ngo aricara. Vuga ngo nanjye nicaye imbere ya Yesu. Komeza. Abantu benshi baza kwari vuga ngo nanjye nashe. Baza nabacumbagira neberema nembomye neberaje n'abandi barwayi benshi babarambika hasi imbere ye arabakiza. Avuga ngo arabakiza. Betuma abantu batangara babaye ibirage bivuga ibiremare besema bere gusimbuka abacumbagira bari kugenda nembomyezere kubona bahimbaza Imana ya Israheli muyimbere amashyi yarakoze. Kwa Masa 32 ngo ariko Yesu amaze kubakiza ahamagara abigishwa be arababwira ati mbabariye aba bantu kuko uyu munsi ari umunsi wa gatatu tore kumwe nabo none ntabwo bafite icyo kurya kandi ntabwo nshaka kubasezerera batariye. Nushake
ayakomeza usoze ndagura usoze umurongo. Esare etabatenda mu nzira esarire Imana igumugisha. Mumbe pere Imana. Mumbe pere Imana, haleluya. Nego yere shama tugiye kuganiraho yavuga ngo Yesu azongera akugarukeho. Ongera onyemerere umugera mugenzi ngo homora Yesu azongera kugarukeho. Mane shemye abana b'Imana, haleluya. Ndangiye sa naho njya mu buhamya ndababwire ngo suburanga sa mashori sa ndago twavutse akomeye, haleluya. Kuko ndabiruka mu rugo ikosa papa yaratokora ni ukubura umurima w'ibijumba. Umurima w'iki? Ntabwo yari yabura umurima ubumwe washeraga undi wese n'ugashira undi wese. Tuvugane ngo amen. Naryagiye ibijumba kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, ku cyumweru, kwezi kwa mbere, ukwa kabiri. Noneho hari n'igihe abantu babiteka gisirimu bakabigihata mu rugo ndi bari basi guhata. Naho nageze mbari ibijumba bihase bashinda batiko kubino nabyo ni ibijumba buriya koko. Ngabaze se mweko mutabihata gatoya baro kugira ngo muhage bana baje. Haleluya. Ibijumba nabyo bifite uburyo bwinshi bwo kubirya, ariko hari n'igihe byicwa no kutabimenya. Hari n'igihe bagiteka kwa kundi mu mavuta bakakinyuzamo wakirya nanone ukumva kwesa. Ibyo rero mu rugo ndi byari birijo ntibari basunga ubuto n'iki babwire ngo iki. Tuvugane ngo amen, haleluya. Ngarye besumbi nyotse makabyara mbabwire ngo iki. Yesu n'umugabo w'indwara mu mumbere icyubahiro. Haleluya. Mu minsi yashize madame yaretse kwifuza ibijumba. Nabyo ati papa instant nshaka kutugurira ibijumba. Ndabona nibuka ibijumba abatari mu masezerano dufitanye. Wibuke ko kubijumba nabuhotse rwose ko nabiriye narabiriye isesemira pfa. Nshuti zanjye none njye nenze ko bitunganya hari uburyo hotse neza ikijumba. Haleluya. Nyiramunongo murayizi. Navuye mu Nyiramunongo mfite imyaka 15. 10 ningahe? Haleluya. 10 ningahe? Hari uburyo hotse ikijumba ukagera ngo ni kibisi kandi cyahiye. N'abatumva narabiriye madamu, narabiriye mbabarira niba mwe mugisigaye muri kubirya ndabibagurira kiko ndihangana mu gihate, ariko nari ibidahasi inshuro nyinshi. Tuvugane ngo amen. Hoce ndabigura bararya n'abana babikumbuye nabo bararya igihe bazamuka kwa nyira. Ubundi mvuka hano hakurya mu imisozi bura mwarimu Claude n'umuturanyi, ariko mwagezeyo ayugeragere warenze ngo mu rugo buriya. Tuvugane ngo amen, haleluya. Oya ntabwo ari uburanga, ntabwo ari amashuri, ntabwo ari ibindi. Wowe iyo ndebye iwacu ndana mudugudu cyakora mukuru wanjye n'umujyanama w'ubuzima. Mujyanama w'iki? Nicyo cyonyine nzi cyabaje. Nicyo iyo nzunze kwa data wacu ngabaza atari ko papa ndabakomeye twadufite akamye takora sogokuru wawe yarafite inka 35 nizo yarafite, ariko yapfuye ngikiri muto. Bakuru banje barazirya ndana kanyana kasigaje. Shekora arafite n'amasambu ati byonzi sogokuru wawe yakoze nuko yatanze ikibanza cy'urusengero cy'abangirikana hano bita muri Ngoma hirya muri za Rutanze. Ati cyo yaragitanze ndabati ndaca ariko ndaribi. Tuvugane ngo amen. Cyakora ikindi nzi iwacu ntabwo dukenyukaga. Haleluya. Tuvugane ngo amen. Papa umbyara arahari ariko ibitse 81 kandi sha ando yonande rakereza gashira hamwe. Mukuru we yapfuye afite imyaka 91.
afite ndi mukuru umunyengama muri hejuru yapfuye afite ngishanana, afite bashike bapfa bafite nyimya ndabatubira hano nanjye icyo. Iyo ni karande yo kurama. Tuvugare ngo amen. Iyo ni karande yo kurama sinzapfa vuba. Bagiye bagera iyo myaka baranyoye inzoga, nongewe rero ambasaderi. Haleluya, haleluya. Njewe ruhagarariye ubwambe bw'Imana mwisi ni 400. Haleluya, ni 400 nzayisoza. Ebenyeshana 4 nzabikobita hariya mu mumbere cyubaro Yesu ubu ndimo nasenga ndwana na menerevare z'abana bana mwige hari imodoka Imana yambwiye ndi kubona imyaka iribwe nisimbira nubwo ndagiye Imana tosoreza isezerano ako byibuze muzajya muza kunsura bamwe mutuye Kigali, abandi mwaragiye Kenya, abandi mwaragiye he, muzanire ku muceri ndye. Haleluya, mukomere bana banjye nzagira ibinyejana byinshi. Haleluya, haleluya. Nta muntu bitabera, nta n'uwo bitakwira, nuko bitenda kuza. Hora umuntu ng'abandi ntatandukanye, Imana ikwe bose none ejo abantu bakoyobegwa. Bavugiye igifaransa abantu bikabacanga, bakaba ngo uriya ni mwene nde ko tuzi kware kwanuza. Haleluya. Imana yonyine niyo bikora mu gihe gikwereye. Haleluya. Hari mushwacho shenye Imana ngo computer yavuye hehe mu Bubiligi. Urebye ahavuka kwase mumbabare ndango uvugira ibintu. N'Imana itareba ku mateka nshuti yanjye ko kiyo bayirebaho no kuba wicara nda burenganzira ubufite bwo kuhicara. Ariko Imana ikugirira icyizere ikwicaza hano heza ngaha, hari muzika ngeye, hari abaririmbyi ngaba, hari ijambo ryiza ry'Imana ngiri, mumva Imana muyikomera amashyi. Gera mugenze ngo dushime Imana yarakoze. Erabya aho hantu tuvuka tuvugane ngo amena. Umva tugenda byari bigoye ndaho byari kuzaca, ndaho byari kuzaca ngo wicara aha, ndaho byari kuzaca ngo mfate mikrofone mbogere mbere y'abadamu ngabariya bashimyera ngo 5,000,000 zarahiye, niba hashe 5 nuko hari amajana. Iwawe se hosha zingahe? Iwawe hosha zingahe? Ariko mwebwe gira mweze ngo mujye mwitonda, mubwira ngo mujye mwitonda. Ariko Imana ikugirira ikiyema, Imana ikugirira icyizere. Ubwo wicaye aha rero ndaguha ibyiringiro, ibidashoboka uyu munsi ejo azaba ari igitangaza. Bebere yavuze iki? Ngo Yesu yanyorere Galileya. Anyura he? Agiye yumva ko ashaka kunyora Galileya. Oya, umva aherutse kunyora Galileya. Anyuzeyo asanga abantu bashavuye, barwaye, bafite ibibazo, indwara zaraba kubisezera bacoca. Ariko Yesu yumvamo kunyora Galileya. Yesu anyura iwawe. Galileya ni uriya musozi utuyeho. Galileya ni hari iwawe. Galileya ni muri uriya muryango. Ngo Yesu abyiyumvamo, ngo ariko abantu bari bazi amakuru ye baramukurikira, bari bazi agasozi yagiyeho, ngo baramusanga ngo abafite indwara z'uburyo bwose butandukanye. Bari barumvise amakuru ye, bari barumvise amakuru ko aho yageze ibintu bicamo. Yesu ahagere, Yesu ahagere, Yesu ahagere. Cya kibazo Yesu ahagere, rwa rubanza Yesu ahagere, bya deni Yesu ahagere, bwa burwaye Yesu ahagere. Narimo abantu bicaye indwara ni nga parike y'ibirunga, ingagi,
iki imbogo ziri kubwejagurira mu mubiri we Yesu ahagere. Tuvugane ngo amen. Hari abantu dogite yapima akabonyusa muri microscope. Areba akajagari k'ibirwara wikoreye aho. N'ikiruka cyatomboka inyamaswa. Ariko kubera Imana akagushoboza akagusindagiza ukaza ukicara hano ukumva rino jambo rikomora rikuraho indwara. Oya ngo Yesu araza. Amaze koza bazana abarwaye, imirimo barazizana, ibirema barabizana, abacomagira barazana, indwara zose eze nizo bashoboye kuvuga. Haleluya. Kuko nasomye ijambo rirambwira ngo ibyo Yesu yakoze iyo byose biza guheshuka bikandikwa. Na hano dukandagira bari ibitabo. Bino mubona ni ingingo z'ingenzi bagiye bacagura, ariko byose bikozwe. Haleluya. Byose bikozwe ngo ntabwo twabona dukandagira. Ariko se abatireka da bagize ibyanditse gusa ibijumba babihingahe, ibirayi babihingahe, bakubaka hese. None se byagenda gute? Bashakamo ingingo z'ingenzi bazibumbira hano, bamaze kuzibumbira hano bati noneho ibi ni ibyanditswe n'ubutunzi mujye mugendana mu ndoki. Kano kantu muna byano mu ndoki n'ubutunzi. Haleluya. Haleluya. Ikintu cyane umuntu kiraremeye gusumba rumoroki. Gusumba nde? Mumumbere icyubahiro. Yesu re abyiyumvamo, amaze kubyiyumvamo cyakora ngo nabo bazana abarwayi, barabazana ku bwinshi. Ngo ariko Yesu nababyereza ubutumwa ngo mwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Arabagiriza abonye ko bamaze kwihana, bahiye, babayidembe bameze, abonye ko imitima yabo yamaze guhembuka. Navuga noneho igikurikiraho ni ugukiza indwara. Haleluya. 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 Abantu umwanya usigaye ni ugukiza indwara. Akareba wowe wekera ubumuga bwawe, wekera ubuganga bwawe, wekera umuvuduko wawe, wekera umutima wawe, wekera umutwe wawe, wekera amaguru yawe. Haleluya. Uko bivuze bikabuko. Haleluya. Ikirema bati wowe kikabadaduka, kikaba cyagurutse, kikitera hejuru, cyakwitera hejuru, kikumva byaciyemo. Dongo hari ahantu habaye agatendo. We ari Yesu akora agatendo nshuti yanjye. Yesu azakora agatendo kuri bya bindi. Mubwire ngo Yesu azakora agatendo. Haleluya. Iyo yakoze agatendo abantu baraza bakagufasha gushima nshuti yanjye. Baba niyo bati harakwandakiye yewe, harandakigenda rwose. Tuvugane ngo amena. Ariko yakora agatendo, umusore yaza gukwiza mbere n'iza kabiri abati nyamara amenya bizaca. Kinyamara amenya bigacamo bareba. Haleluya. Abashumba tukambara amakoti, abaririmbye mu karepeta, rabagirana mugeni rabagirana, wagokoye yaje mugeni rabagirana. Haleluya. Irameze ngo humura Yesu araje bigenze neza. Sonde semana kare shetizaza Yesu azikuraho karahava, azikoraho karahava. Nezare zeheshwe arazeheshura, nezitagaragara nazazikoraho. Haleluya. Mane shemye bana bima amaze kuzikuraho abona abantu nanone babwiye ubutumwa bakiza indwara. Haleluya. Araya batari ko ndacyabikora. Ndarebye maze kureba mbona harimo benshi tumaranye iminsi 3. Imisi ngahe? Bakiza ibyaha, bakiza indwara, ariko inzara none hataye. Fateye abaye Petero we, tawe murebe muri stoke bano bantu sanse tugomba kubakira. Kuko ndabarebye mbagirira imbuwe. Nawe ndaga uvuga ngo Yesu azongera kugarukeho. Ngira ngo Yesu azongera kugarukeho. Mubwire ngo Yesu azongera kugarukaho. Mane shemwe cyane. Arabareba. None Petero abareteje na bagenzi we. Yesu ati mushake mutegura ibyo kurya.
bano nitwe tubakira. Ndabarebye mbagirira impuhwe, ndabarebye nsanga mbasubijeyo gutya, sanga isi ariyo batsinda mu nzira. None mufate harako, noneho harimo abashinzwe nane kontabilite. Barebye basanga stoke byarangiye, bati bose twavuye ibunaka tunyura ni Galileya, y'amafaranga yarashize kandi no muri stoke wapi nta bintu bicirimo. Cyakora hasigaye udutsima tungahe n'udufi tungahe. Yesu ati oke, cyo nshaka nicyo mufite. Iteka ryose Yesu azahera ku cyo ufite. Tuvugane ngo amen. Yesu azahera ku cyo ufite. Impamvu inoja mureke nditindeho cyane. Yesu azahera ku cyo ufite. Tuvugane ngo amen. Icyambere yaguhaye amaboko iguha amaguru, ubundi iguha yino mwikorezi urayigendanaga. Tuvugane ngo amen. Iyi rero irimo ubutunzi bwinshi, kuko aho ibitekerezo bigera ni naho n'iterambere ryawe rigera. Tuvugane ngo amen. Burya ndabwo wagera ahantu utatekereje. Tuvugane ngo amen. Nimubona abantu bari gushema ngo 5 miliyoni baratekereje barenga 5 miliyoni. Tuvugane ngo amen. Abantu utarabitekereje rero, haleluya. Ariko nafite aho yatekereje, aho ubwenge bwageze. Tuvugane ngo amen. Naho ubwenge bwageze, burari wakoreba akakureba iyo shati wambaye akayihindura mbibindi bintu, ikamuha amafaranga isi yo shati wakayikora ukundi kundi, akayidekarika ikaba yamuzamuye. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ikanze ni wote cyane igihe cyagiye. None Yesu kuko ari umukozi w'umuhanga, areba bari abana arabamenya, abahamagaye babasangira kwezanisha duke basigaranye. Yesu ati ndacyo narinshaka icyo mufite, narinshaka icyo mufite, bundi nicyo narinshaka icyo ufite nicyo sagiye guheraho akuzamura. Haleluya, haleluya. Njyewe nzavuga ubutumwa. Nzavuga iki? Njyewe nzavuga ubutumwa. Ubundi nzi bindimo kuvuga ubutumwa, gusenga tayari no kuba nambaye no ubutumwa no gusenga. Urufite business yo gucuruza curuza. Haleluya. Kuko ikindi cyo twese ndabwo tuzaba ba pasteur, twese twatumwa n'amaturo. Amena. Buribaze hano twese turi buture tena tukongera twarwana, twakora iki? Twabirwaniramo. Tuvugane ngo amen. Ako shaka Imana yambaye kucuruza za nyama, sura cyaze curuza. Okay, nonge udufuranye Imana yambaye nanje handi kereke pare nanjye ngaza kugura kanyama iwawe nawe ukabaho. Undi Imana imakugera kenkayuri, agira amasima, agira amabati n'ibindi. Undi Imana imakuba umutayeri akatudorera neza no koti ngamujyana ku ifaranga. Haleluya. Bamwe bagira abamotari, abandi aba taxmen, abandi abashoferi batwara ibirukururana, abandi abanyamakuru. Haleluya, haleluya. Abandi bamenye gusuka babikore neza, abandi baba banyonzi no kumenya kunyonga igare neza. Kano kanani kano hajya karino kagari gasanzwe bakitega gaje, kamenya kuko atwara umugenzi ukamugezeho mugiye ukabona yibira iby'abana, ejo ukaza gushima Imana kimana guhaye akazi. Tuvugane ngo amena. Haleluya, haleluya. Imana izara kwecu ufite iyo ni tranche Imana yaguhaye. Kongere ngo amena. Yabya ngo sava ubwo mufite amafe 7 nemetse mubiza ni hano bati none mwe mukora akazi ko kwicaza abantu. Ko kwicaza iki? Ngo arabicaza. Bamaze kubicaza arabishimira, ahereza abati mu banyurimo muri kubagaburira. Tuvugane ngo amen. Bebereye vogiki ngo bararya barahaga baranasigaza, ngo nyome byo baje kongera kurogota abaturage batashe, ngo byongeye kuzura udutebo 10 na tungahe na tubi. Umva bashoye biki ariko bunguka. Bura barabigisha nabo bungukiye mu yindi stock. Kandi buriya mbabwire bana b'Imana, ndabwo watoza ibyo kurya ngo bisigaze utahaze.
aho mbabwira ni kwifuza kurya umuceri wacunganaga n'akatoze. Bino menya ari ibintu no umuceri hano, menya ari umuceri uyu kuzana uyu muceri nuko ufite nuko akoze iki, nuko ufite akabona n'uwo utera abantu akamwebwe. Rero mujye muri tonda, hari ahageze n'isafuriya ukayikomba ndogo yangu ukayiryoza n'ibyo utasizemo, ariko Imana ibikoze no uri ku rwego rwo kuminjagera abantu umuceri. Si ukwirata sice ko ibi tujye tubikora ku by'icyubahiro cy'Imana. Mana warakoze, tuvugane ngo amina, twongere ngo amina. Njye sinjye mico gihe mbabwiye umuceri wari wova wo kutera abantu, baragiye baca indabo hara hepfo ndi gushyingirwa, mubaze mwarimu Claude, bajya mu kibara izo muhondo barafondekanya. Haleluya. Namwe no mu rugutera umuceri hakasha amutera umuceri biterwa n'igihari. Baragiye bashaka ibyatsi byane byarakubwirizwa ati umusore wacu mu musozi ko Esandere w'umurokore wubahishije Imana, abakobwa bajya gushaka utuntu tw'iyopfo iyo mu gihuru, ariko ngo nanjye bandera indabo kandi numvaga ari fureshe. Ngome Imana ushimwe Yesu Kristo we, ariko mwebwe haleluya haleluya. Manukana ko gahanda ku Murubero ndambuka umugeni wanjye ndamufata dutsindagira ubutaka, turacubuka ndamutambikana mu rusengero. Batwambika impeta, batwambika iki n'uyu munsi ako iyo firingi ndacyayibuka. Imodoka ziyoroyoca buriya rero. Haleluya. Hariya harukomwa n'igare wapfa kuri hajyana, ako dushime Yesu. Haleluya haleluya haleluya. Harara ugera n'igare ukarifata mu mahembe ukarisunika utariho, kuko jya gucubura iyo pfo mu mukingo ukavunagurika. Ako turashimira Yesu. Haleluya. Turashimira Yesu twishazanye n'abagabo n'abadamu beza beza ngaba Imana bashaka kabariyo natwe dushaka, ndetse byanaremba kabari natwe tubafasha kuyumva. Haleluya haleluya. Ngana ku musozo bana b'Imana, Yesu rero ngo amaze kubagaburira, bamaze kurya, bamaze guhaga, buriya umuntu yatangiye kubirya bikamucika nuko aba yahaze. Buriya abadamu bari bapfunyitse, buriya abadamu mukunda gupfunyika, buri byo mwari mwapfunyitse ibyo byinshi, ariko birivuga ngo yahagije ngo n'abagabo 5,000 babazwe, ngo abagore n'abana. Buriya shavuga ngo niba abagabo 5,000 barabazwe, na kera abagore bana baga benshi, tunabaza nano abadamu ni benshi, tubaza abana wasanga nabo utareba. Tekereza ibiryo abagore bashigaje. Buriya bari bapfunyitse, bananiweho bagera naho kubitoza bagakukumba ebemanyo by'emetsema n'amafe bikoze uruduteo. Buriya muzarebe hariya twatashe ubukwe twagiye kwiyarurira, usangaga abadamu araruraga n'ibya kibonge wasigaye. Tuvugane ngo amen. Buriya abadamu murakajya mu ijuru, naho umugabo ariyarurira ndabinda batekereza bafani nabaya nike kazi kabo, ariko mudamu ateye ino nyama koko nenda kuyirya na fani wo nasize na fani koko Mana cyusa wanje cyusa ngirye yatamira ifiriti tatariko ino firiti na fani nabo bariyeho. Aho buriya bari bazigamye banapfunyitse, no mpamvu abadamu bagenda tuntu. Abadamu ndabwo bopfa gufata undi tudusakame, buriya hari mu mabwiro yo gutoragura akabona hashira, ariko wowe ugasigara bari bariye. Haleluya. Yesu abango ndabwo nabasezerera ese ritabatsinda kuko nababonye barashonje. Yesu azi kushonje,
Yesu azi ko ushonje, Yesu azi cya kibazo ufite, yewe mugabo, yewe mudamu, yewe mukobwa, cya kibazo ufite Yesu arakeze. Ariko aranyura avuga ngo ntabwo nabasezerera maramasa, ndaguha amakuru nawe ntabwo Yesu azagukurira mwaho, ntabwo Yesu azagukorera mwaho, ntabwo azagusezerera amaramasa. Haleluya. Aze mese mwagendanye, aze ubutayu waraye, aze imisozi wazamutse, aze amagambo bakuvuze ntako utakoze ngo kiranuke, Yesu arabezi, ayo marira azayaguhanagura. Neba bemese 3 ingahe 3 baravuze ngo aba ntabwo nabasezerera gutyo. Ndabane 27 niwe uzavira mwaho, nawe bari yawe umaze mugendana na Kristo nari cyane mu kwa 6 kuramo kugera none. Haleluya, haleluya. Ntabwo zakuvanira mwaho neba bemese 3 yarabarebye vangwa emese 3 yonyine erahagije ko ndabasezerera marama. Ndabari ndi umukungu muri Kristo. Haleluya. Ndabari ndakomeye muri Kristo. Yendebye byemese 3 nareba imyaka 20 mbite stoke, abana bazaryaho, abuzukuru bakaryaho. Haleluya. Tuvugane ngo amen. Kongera ngo amen. Bari gufashwa. Haleluya. Ntabwo azagukorera mwaho. Tuvugane ngo amen. Niba yararebye abati ubwo babwiwe ubutumwa bagacira ibyaha bagacira indwara, igisigano kumbagaburira, nawe Yesu akugaburire kwa ya mama, nawe Yesu akugaburire muri iyi myaka, nawe Yesu aguhembure muri iyi myaka, nawe Yesu akwambike muri iyi myaka, Yesu akwambike muri ibi bihe, Yesu akemure bya bibazo. Akora numva umuriro wanyatsemo wo gusenga. Naragiye sinzi umuntu wanjyanye muri Kongo njye gusengera ahantu bita kuri Seserika, hari 2020. Haleluya. Tugiye tugeze muri Goma, dutega imodoka twishura amafaranga 500 Kongole. Numvise Kongole twihuse imihanda yari yani ibirambi murabizi. None niyongoza kujya uko nagize uwo muriro wanyatsemo wo kujya gusenga. Nafate nubwo ndatike ariko ngiyeyo ndagenda n'amaguru. Njoka saa 10, abati saa 12 ndabangeze muri douane mbatije to yanjye mwene Gitare. Nubwo ndatike ariko ngaba niyumvishemo gusenga, ndahashira ibirenge aho basigaje kaburimbo batsindagira, ndahatsindagira. Saa 12:15 nengande giye douane mbatutuje tumubambere mbanete hariya muri Goma. Ndagenda noneho ndayoba, vuga ngo yarayobye. Aho gukomeza Seserika nigera ku Ndosho, nigera ndagenda njya ku Ndosho ngo kuvana kugera mu Gisa. Nareba amazu n'ibimenyetso nabonaga ndi mu modoka ngabona ndari kubibaza, hano ndi kujya he mwaka bya kumenya nayobye. None mbwira abantu bagwina mu muhanda, nanatinyaga no kuvuga Ikinyarwanda bitewe no ko se ni mu Bakongomani ndane Giswahili nzi. Bura rero no gutura ku ruzi ndumenye koga nabyo ni bibazo. Haleluya. Nzabye ngunga umuntu uzikwigisha azakenyekesha. Tuvugane ngo amen. Shamba. Haleluya. Ntabwo nzi ngo ndabaza ngiye inzira irangeza he, ariko nanjye ndacunga bati amakuru ya mugabo yino nzira irangeza he, mbega nawe ngumwiyaguzi umeze ariko ngizamayego numva avuze Ikinyarwanda bati okay. Ati ino nzira iri kugeza ku Ndosho. Ku Ndosho none se ku Ndosho no kuri Seserika atumwana ujya kuri Seserika wawe utayiriya pfo subire Goma. Aya batano wewe ndumiwe, nasubiye inyuma ibirenge mbinzira nongera ndangira ndi natanya bati okay gwarengeye hano ni nangomba kurengurira bati okay nagiye inyura sinoye ndagenda ngese imbere ngo muri 500 ndangire ko nibeza bati okay inzira niyi ndagenda
ndagenda saa 4 saa 5 ndase naho nayobye ko niko ndari kugerayo bimeze gute. Haleluya, haleluya, bari kunyumva? Haleluya. Ndagenda saa 5 n'igice ngiye kubona mbona ahantu bakoze kaburembo ho harasigara twe twarunyuze mbageze abato ndargo ndayo narakugendeye ngera seserika saa 6 kandi ngomba gutaha. Tuvugane ngo amen. Ngomba gukora iki? Ndakugendera ngezeyo ndabani rero hano ikansenye iminota mikeya nongere itari washo mu Rwanda abakongomani ndago bakina umutwe bawe jana ndago bakina rwose abatewe n'inshipota birabahataye. Nihaye peni iminota 15 ndazenguruka ariko hano ndabano bazi seserikara ndabano bazi mani bambere umugisha nawe si nawe rero yanzira irimo ingeri zose. Tuvugane ngo amen. Yanzira irimo ingeri zose mwakabyara. Tuvugane ngo amen. Haleluya. Burya namwe keresetiwe mano habwe cyubahiro. None naye nabatumva rero wamana nasangiye mu buvumo ndandika nta kintu nakuyeyo ntacyo nabonye. Nagiye mu mugezi ndarwandika nduha amazi yararutembana ndago rusundura rwagarukanye isamaki. Nagiye mu buvumo nzindagira urutare. Nagiye mu giti ndurira njya mu bushorishori nabonye ndakigenda. Hano ho ko nagiye n'ubutayo bw'amanu hano ho ndakora irihe sengesho. Tuvugane ngo amen. Abari kunyumva haleluya. Numva mwuka njemo atwara gisigaye ndakende no kugomba kurwandika warwanditse narwanditse urupapuro yakanye ndaruja ujyana imbaraga. Haleluya. Hano ho ndarumira niba ko kimana iba muri njye ngiba muri twe ngo ndikeba mu misozi. Haleluya. Ndarurya yari dobure yose nanajwanditse nujuje ndarurya ngo yararuriye kandi ngashikurangamira rwose maze kururya numva mu nda zamusema ikintu giseseme. Haleluya, haleluya. Wagira ngo nanyoye imbegeti ya mazutu cyangwa ya peteroli. Numva munari karabade koko mana ko menya none niyishe kuri ndakugwa ha naje ngenyine nimva ninde mu ndurandaruza mana biragena indire jorora ngayifata numva ni kubuko wakangaruka ubusa nandangira kwishuza impamvu nduri ndirisesemi zungore kandi guciragura bundi 15 ariko mara ngisagira muri saa 7. Haleluya. Nikwambira abatima nikozara abatima bana ndacho bundi wanze upfe basuzamberezo ryiza takondo uzamberezo ryiza. Shuti yanje byabaruwariraje nananiwe izuba ndi wareba shanda kubitengana kuri birenge umusaza wo muri 30. Haleluya. Zariranja ndemba byishukuri nabiti gikoroto cy'ijana cy'u Rwanda cy'ijana y'abasi kuko icy'ijana ndagitanga hemwa kabyara icy'ijana ndagitanga muri Kongo akora inote si note hari yasengane nisha none nge n'igiceri asi cyo kindi cyova mu muneke. Tuvugane ngo amen. Ndakugendera nzindagira ubutaka. Amen. Nabwiye ngo niba yarabamaranye iminsi 3 kavuga ngo ndabwo nabasezereraho gutyo iseri tabatsinda he imyaka mugendanye cunga neza ntabwo Yesu bimwemerera kugusezerera gutyo keretse ubyihitiyemo ariko Yesu ndago bimwemerera kugusezerera gutyo.
Non, s'il vous plaît. Haleluya. Haleluya. None ndaza nananiwe sinzanurageza hari abavunja bari kuvunja mbamasanze umugabe wacu buna tuye mu gitsembe yitwa Serundaga Innocent. Naramuyoboye ari umwe mu bagiye nama muri Rukukumba. Abaramanyatira bane wavuye he? Najya ati mvuye gusenga hehe? Kuri Seserika mwambutse imipaka muza gusenga ariko mwateye imbere mu gusenga mwakabyara ntonasi kutateze abasimbukire ko ndi sakimbu ndafata hoya Imana yanjye bayacesha mijisho kuko rekane yaranje age tujye twiyaranje hantu yango ndamubya tumva rero ndi gukora siporo no kureba Kongo ndatega ngeze imbere noneho nabati ndacu bwa bifite biriya binote y'amanyarwanda ibikongomana bati byose arakuramo na sengisa kongole yendi Imana iramukora ku maso areba ikibazo mfite akuremo na sengisa ariko shandi yerekwa buriya rero Imana ndiyajya mu yerekwa buriya abantu bose ko bazerekwa shuti zanjye. Haleluya. Nabonye bifite byuze umushandiko bati ko yagenesha umva umuntu twasenganye gwabaye mwarimu we. Haleluya. Cyajya saragira isona mbe mu magarataho ko mvuge ko ndi kugenda n'amaguru ko ndatega ngeze imbere musezeyeho mbona mbaye mukono n'abatono no karabaye ndagenda we saa 8 saa 9 ngiye kubona namusize mbona yaraje mu muhanda wa mugabo nabyango ndatengaze ngeze he ko yafite akagare k'akafite ari kugenda mona aranshikiriye atera bane kutateze siko bavuze ngo uratega ugeze imbere no ngaba ndi kubona sigaje mu cyo ngugera igoma urategera hehe akebana nakunze kugenda n'amaguru ngire ngo yenda n'urinda kujya mu yiriko ambe naseza bati nywa mata yenda ngiye kuntu ni yaranje. Haleluya. Haleluya. Jote sema ndongera mbobwira ko ndatega ngeze imbere aracomoka aranzika nanjye nageze hareya mwarego amasaa 12 benda gufunga umupaka mbatakaje to ndanga kajeto ndamuka negere nabamadi yino nzara rero ndabwo ndayizamukana cyanika hano mugo twasengana gutu yaramumurira batereka nze nyureyo yenda yangurira n'agafanta nyuze yongera umwaka sinasanga y'umugabo nsanga y'umugore tudakominikanaga cyane buriya rero abantu banyuri wawe musake mujya mu igerekwa nubwo no munaje gusuhuza cyucunga neza usenge kabiri cyenda gatatu hari n'igihe batarimbuwe gusa so kusa gusuhuza. Haleluya. Ako muranyumva neza kabona umuntu ndamuherukana cyangwa aje mu itonda arasuhuza n'ngo arasuhuza wajya mu iyerekwa nongezeyo umugore yego yaranze ariko atari cyane ngo umugabo noneho vati icara uvuye se mvuye gusenga muri Kongo yambira nga wa mugabo ariko mwataye imbere we uvuye gusengera muri Kongo ko cyuvuye muri Kongo. Haleluya. Atokamba ku mavuta rero kwangu bitirisengesho no bana badayimoni bam nabati ndahari ariko nawe ushaka kantu nyaboneka dore ibintu byakomeye shandi yajya mu yerekwa harimo abantu batajyaga mu yerekwa nshuti zanje harimo abantu akabiteka kabimena abana byabananiye hari amosi yiwe hari umuntu uri kwifuza n'ibyo yata bwa bugari cya giporo hari uroko cyifuza ukimuhaye yashima Imana bya bindi wahaye amatungo ubimuhaye yazaza mu rusengero agashima Imana bati bimba nari shonje nyura kwa Marigarita ndarya ndicara mbona ndagutuma umwana agafanta nabatanore kabaye shondora zafasha ubusa nabateka nze dusenye ngende mbonye ko bikomeye musaba amazi kunywa amazi renza ari kujya nabyo abari atari ambe igikombe neya ndakisoma yakanika ndagicagasa nziga ndasenza ariko buriya n'igihe ugerana ugasenga bateka nikure nigendereda ko ndabona ibyo nari nshaka bitagezwe ngo nature umugisha tuvugane ngo amena. Haleluya. Ndasenga nyine ariko maze gusaba mwumve nasanze nk'umuntu ushonje kandi namatenda bangura agafana ngasama igifu
nuko ndangije ndakataha. Urabona uva kuri nane hara ku mupaka comoka ndarira ko cyanika ndazaba ngeze cyanika nitaremeyo ndamanuka ngeze hano mu Gisa sindagera kaburimbo mwene Gitare. Haleluya. None kwemo umugage imodoka zikakuriya rero. Haleluya. Ndagitera isoni ngugenda muri kaburimbo ko nabandi bagabo kandi wumva watega, ariko noneho ngeze mu Gisa imodoka yari ihagaze kwaye abagenzi naho abayambonye mu bira ati Pastor Rabani, nanjye ati wi nshaka ati kutateze, ari kumbira mukira asoso mbona ni wa munoze kutateze. Nanjye ati urase wajya mu modoka kunda kwishuri nese nirukangiramo mbanagiye ndeseseka hano mu rugerero ku isoko yeshuri igiceri cy'ijana cyangahe. Uva hano urugero ugiye muri Kongo garuta mu rugero nabonye imiyaga Imana asizemo igikoroto cyangahe. Buriya ni igikoroto cy'ijana cyangwa irifuti cyangwa ikinyenga cy'igiceri cyangahe. Harakenyeshera warakomeza kureze nayimviramo ndatambika njya hirya no kugera mu rugo. Haleluya. Haleluya. Shuti z'Imana kandi shuti za Yesu, kujya hariya si igihanga cy'umuntu nari nshaka. Tuvugane ngo amen. Kujyana n'ababwire sina miliyoni 100 nari nshaka. Ibonye zikwiye yazimba nagiye harakuba umurimo w'Imana. Senga saba Imana imbaraga ngindinde ndandagara ndakorwa n'isoni isi batambona. Mana unyongerera imbaraga kandi wongere abakizwa. Burangiye ibi bintu ndo cibagirwa nabandi mu Mana yo ngushaka iki. Nahita nsango Mana ashaka abadamu bakizwa. Hari abagabo bari hariya hanze n'abagore n'ibikobwa n'ibisore birarashabya byapfuye urupfu. Haleluya. Bapfuye bahagaze nicyo kinjanyeyo. Mbona iyo miyaga kuva Gisa mu rugero umva mu modoka ndataha. Haleluya. Nta kintu kineza ngira ijambo ab'iminsi 3 ingahe yavuze ngo ndabwo nabasezerera mara masa, nawe nabyo Imana izagusezerera mara masa. Turashimira Imana yakabya yakomaze yumva uburyo nari rupapuro igenda ihembura umucero uraboneka ubuntu buraboneka. Ndabwo turagera Imana avuze ko tuzagera, ariko ndacu twaragiye twarahagurutse ndabwo tukicicaye twarahagurutse kandi ntabwo tugihagaze. Twateye indambwe turi kugenda tugeze kure. Mumumbere icyubahiro tugeze kure. Ntabwo turagera Imana avuze ko tuzajya, ariko byebuze twarahagurutse dushyiribe turi hagati no hagati mu masezerano. Muhaguruke dusenge dutahe. Amasezerano yose uko Imana niyatanga yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu. Isi rero isine zavaho ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi rero isi bizavaho ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Wajya ukora Aburahamu Imana yacu yari wizeye ayo masezerano. Ese rero bizavaho ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo isi rero isi bizavaho
nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, indwara zarakize. Indwara iyo ari yo yose Yesu ahageze nta ndwara batahanye. Icya kabiri, Yesu ahageze ntabwo batahanye inzara, batashye bahaze. Kandi ntabwo ari iby'uwo munsi gusa, yabahaye iby'igihe kirekire. Babwiye iby'ubutayu no gusenga. Mvutse uburyo naraye za Muhungwe, mfite ikote njya ngurana ubutayu, ndaryama nzanga inzoka inganangana gutya yagiye mu mufuka. Mbagurutse ngozeho numva ndasara, nirukanga igitari cyose, yarangiye igikote nagishwanyaguje. Haleluya, haleluya. Nshuti z'Imana, Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Haleluya. Ijye yibuka iby'urugendo rwawe ruva mu isi rujya mu ijuru. Tega ibiganza byawe dusenge, vuga ngo Mwami Yesu, ongera uti Mwami wanjye Yesu Kristo, ongera uti Mwami wanjye Yesu Kristo. Yobu yavuze ko ushobora byose, kandi avuga ko ndacyarogoya imigambi yawe. Hari ibyo watuvuzeho, hari ibyo wamvuzeho. Muri iyi miravuga ngo ndindiriye ko bisohora. None njyewe umwana wawe, nanjye ndindiriye ko bisohora. Iyo isezerano risohoye rivamo gushima. Mwami wanjye Yesu, ndagusabye kuri aya manywa, ndagusabye kuri aya manywa, wongere wumve isengesho ryanjye, wongere ungarukeho, ukureho ibicandege, ukureho ibinaniza mu rugendo birimo, mu rugendo biruzuye, ariko ukureho ibinaniza. Ndamaranira kuzagera ku cyo wamvuzeho, kuzagera ku cyo wamvuzeho, kuzagera ku cyo wamvuzeho. Kandi nizeye nzikuje kubikora, nzikuje kubikora. Ndabyakiriye. Yano mashyi nawe bakubwa amashimwe. Amen, 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 amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugihagaze, reka dusenge